Twagiye kubasuhuza inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show, kanizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kigenda fresh, naho bitari kugenda fresh kanizere ko biribuze kuba byagenda neza cyane. So guys, ndabizi neza cyangwa se ndamye nashidikanya ko hari amakuru menshi cyane mwagiye mukunda kuba mwagenda musoma ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byagiye bigaragaza yuko uyu mugabo cyangwa se uyu nguyu navuga ngo wakunze ko yamenyekana mu mazina nka Jihad cyangwa se ku gitangazamakuru The Dynamic Show bakunda kuba bakoraho, ndetse n'umunyamakuru wiwe Okim, aho navuga ngo uyu ngubu cyangwa se amakuru dufite nuko atari mu maboko ye cyangwa se ubu ngubu atakiri mu rugo, ahubwo ubu ngubu acumbikiwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho navuga ngo akurikiranweho kuba yasakaza amashusho, ndetse aho nakunda kuba navuga ngo n'amashusho yagiye kuba yasakara cyane hano mu Rwanda. Abantu benshi cyane bakunda kuba bavuga ni se twebwe mwaduhaye kuri ayo mashusho. Ayo n'ayandi mashusho rero ni amashusho y'amano, hariho birimo biravugwa yuko uyu nguyu Jihad cyangwa se mwakunze kuba mwamenya nka Jihad nawe yaba yagaragaye mu bantu bagize uruhare mu kuba bayasakaza, nyuma yuko haje kuba hagaragara abandi bantu bamubanjije kuba batabwa muri yombi, kuba nabo baba baragize uruhare mu kuba basakaza aya mashusho. So rero iyi nkuru iravuga yuko amakuru aravuga yuko rero Jihad yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, rwataye muri yombi uzaba kiriho Sipiriyani wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Jihad, akurikiranweho gukwirakwiza amashusho ya yamano ari gutera akabariro n'umukunzi we. RIB kandi yataye muri yombi uwitwa Papi Nesta, uyu akaba yaterewe muri yombi rimwe na Jihad. Aba bombi rero biyongereye kuri uwo bita Kalisa ndetse n'uwo bita Kalisa John n'uwo bita Pazo na Ishimwe Francis, ndetse aho navuga ngo abangaba nabo navuga ngo babanje kuba batabwa muri yombi mbere yuko bata muri yombi Jihad. So rero tugiye kuba twakija muri ibintu, hari abantu benshi cyane bagiye bakunda kuvuga se bundi ibi bintu koko nago Jihad we yaba birimo, bitewe ngo n'ukuntu bazi yuko ngo Jihad nawe ari umuntu ngo ushobora kuba ngo yaba akora cyangwa se yaba agira nyine yashyiramo imbaraga nyinshi cyane cyangwa se yakora uko ashoboye kugira ngo abashe ko yatamaza umuntu cyangwa se umusitari hanze. Abantu benshi cyane bagenda bakunda kuba babyibaza, ariko kuno munsi baje kuba babona yuko ibyo bibazaga koko nk'uko bishobora kuba byari mukuri, nyuma yuko baje kuba babona ino nkuru ivuga yuko Jihad nawe aricyo kintu yaba ubu ngubu arimo arakurikiranwa. Ese abantu benshi cyane bakibaza se RIB yagendeye ku gitutu cy'abakomenti, abantu benshi cyane bagiye bakunda kuvuga ese ko Jihad we mutari kumukurikirana kandi tuzi neza ko ibi bintu nawe ashobora kuba abirimo. Ariko nanone si ibyo ngibyo RIB yagenderaho byanga byakunda kugira ngo babe bamuta muri yombi, nuko bafite ibimenyetso bifatika cyangwa se ibimenyetso byerekana yuko yaba koko iki cyaha nawe yaba kigaragayemo, cyangwa se yaba nawe hari ukuboko kwiwe cyangwa se hari ikintu cyaba cyerekana yuko nawe yaba abirimo. So rero nizere ko hari abantu benshi batanejejwe no kuba babona ari amashusho cyangwa se batishimiye kuba babona ari amashusho y'amano yasakara mu bantu, aho navuga ngo abangaba benshi cyane bano bagiye bakunda kuba batabwa muri yombi babonaga yuko ni ibintu ko kuba nyine byabaga biri fair kuri bo, byabaga biri fan bo, babonaga no kubabazwa nabyo no kuvuga ni byiuzi iki ngiki ni ikimwaro, iki ni igisebo kuba twafata amashusho y'umugabo mugenzi wacu ari kwihakabyizi tukayasakaza. So rero navuga ngo iyo ni update ihari. So rero twese cyane ko turebe kuri ino update irimo iravugwa kuri Bwiza no bita Prophet Joshua, aho nawe navuga ngo Bwiza yaje kuba yanenga Prophet Joshua avuga yuko atari ibintu bya kigabo kuba yakemera ibintu nabikora, nyuma yuko aje kuba uyu Prophet Joshua yakemera miliyoni 5 mu gitaramo cyo kumurika album nshya ya Platini na Neri Ngabo, ariko bikaza kuba byagaragara nyuma arimo atangaza avuga yuko ngo yafashwe nabi, ngo ubundi ayo mafaranga akaba yaranze kuyatanga ngo bitewe n'ukuntu ngo yaba yarafashwe nabi mu gitaramo, ngo bakamwicaza ngo ahantu hatari VIP, kandi ngo ari umuntu ugomba kuba yatanga akayabo k'amafaranga yiwe arimo arafasha aba bahanzi.
ese rero ni ibintu byinshi cyane byakunze kuba byagaruka ariko aho navuga ngo kuri ino nkuru ho abantu benshi cyane bagiye batanga ibitekerezo n'amakomenti menshi cyane bagenda bavuga ngo ibi bintu ntago bikwiye buriya ngo kuba Prophet Joshua yarayemewe biriya bintu muri cya gitaramo nuko yagiraga ngo yiyaboneshe, niko amakomenti menshi cyane yagiye akunda kuba yagaragara. Abandi benshi cyane bagenda bakunda bavuga yuko uyu mugabo yaba koko atari shwa cyangwa se atari seremu kuba yatangaza yuko ayo mafaranga ari we yatanga, ariko kubwo kwiyabonesha ngo akaba ariyo mpamvu yaba yayatanze, kandi ngo nyuma gakerekana impamvu zivuga yuko ayo mafaranga atayatanga ngo bitewe ngo n'icyo kintu cyo kuba ngo byibuze yariyaboneshaga ngo agashaka impamvu kugira ngo yumvikanishe yuko hari iyindi mpamvu yihishe inyuma mu kuba atatanga ayo mafaranga. Rero Bwiza nawe yaje amubaga cyangwa se avuga ati reka njyewe sinabigushimira ndetse sinavuga yuko ibyo wakoze ari ikintu cy'ubugabo. Ati amafaranga wari wemeye wagombaga kuba wayatanga bititaye ngo nuko ngo byagenze uko nguko, kuko ngo uko wafashwe mbere n'ubundi wafashwe mbere yuko wemera yuko ayo mafaranga uri buyatange, so kuvuga ngo wafashwe nyuma yuko ayo mafaranga umaje kuba wayatanga. Ese rero izo ni impaka zindi zikiri ku mbuga nkoranyambaga zigaruka kuri uno muherwe cyangwa se uyu twakunze kuba twamenya nka Prophet Joshua. Andi makuru na makuru agaruka kuri ino New Bank cyangwa se ino ndirimbo nshya, akaba ari indirimbo navuga ngo ni indirimbo nshyashya irimo irategurwa na Package, aho navuga ngo ni indirimbo abantu benshi cyane barimo baragarukaho cyangwa se barimo baritega bakavuga ni iyi ndirimbo turimo turayishaka. Iyo indirimbo ni indirimbo ya Roskana ndetse n'umuhanzi Kitoko, nyuma yuko Kitoko avuye mu Bwongereza agarutse mu Rwanda kuba yahaba. Rero yahise yerekeza muri studio atavuga ni ngomba kuba nashaka umwana byibuza uri trend tukaba twakorana bang after bang. So rero uyu muhanzi ngo ni Kitoko no murenje cyase no umusitari twebwe dufata nko mu star mukuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se aho navuga ngo ni umusitari dufite ukunzwe cyane papa. So rero nibwaje kuhagaragara update cyangwa se amakuru avuga yuko uyu nguyu Kitoko yaba afitanye indirimbo na Roskana, ariko aho iyo ndirimbo ngo batari batangaza igihe izagera hanze, ariko n'abantu mvuga ni njyewe bitewe na short video nabonye iyi ndirimbo papa izabirenze, ariko abantu benshi cyane bayifitiye amatsiko cyangwa se bakunze kuba bakerekana ibitekerezo byabo bivuga yuko bayifitiye amatsiko kandi ngo biteguye kuba bayibona. Se rero akaturebe se nanone kuri papa cyangwe papa cyangwe mwebwe mutekereza cyangwa se mubone yuko nyuma yuko aje kuba navuga ngo hamubayeho zagara yo kuba yafungirwa muri Kigali Universe. Abantu benshi cyane bakibaza se muri Kigali Universe habamo gereza ku buryo abantu bemerewe kuba bafunga umuntu mu buryo butemewe, cyangwa se mu kuba bamubanira mu rwego rwo kuba benda babikuye mu bushake bwabo. Rero ni nyuma yuko haje kuba hagaragara ayo update avuga yuko ngo papa cyangwe nta kintu na kimwe cyangwa se nta n'ifaranga na rimwe yigeze akura hariya muri Kigali Universe, nyuma yuko aje kuba yahakorera igitaramo cyo kumurika alubumu yiwe. Ese ubundi mwebwe mubona koko ibyo papa cyangwa se ibyo cyangwa arimo aragenda atangaza kuri Kigali Universe ibyo bintu koko byaba ari ukuri? Ese mutekereza ko papa cyangwa yaba arimo ararengana cyangwa se ibintu byose yaba arimo aravuga byaba ari ukuri? Rero duhuriye muri comment mumbwire bitewe na ayo update mwagiye mukunda kuba mwakumva ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ngiye turi kumwe ni Sky mwenye, it's your Pablo Peter Pachino Makadante Kireka Pisto, it's your back and sharp beautiful boy, another shine divided quit your shop where DJ Sky move. Areka tuze kuba twabuza kuri update zibutaha, ngiye tuba twabanye ni Sky mwenye. Ciao ciao.